bwari ubuzima bukomeye ariko ni n'ubuzima bwigisha, hari byinshi twabivanyemo. Ubwo buzima rero uko bukomeye ni nako bwubaka abantu, bwubaka n'igihugu. Ndetse ntabwo rero byari byoroshye, murabyumva, byari ibihe bikomeye kugira ngo uhuze abantu badafite background imwe. Byabaye ngombwa yuko nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame ahuza abo bashakanye n'abaminisitiri bari bari muri guverinoma, batangira uburyo bwo kugira ngo bajye bahura, baganire, bamenyane. Iyo umuntu musangira muranaganira. Muri Unity Club twasangiye byinshi, haba navuga ko ibyo byose twasangiye byabaye nk'isano ya bwa buntu hagati yacu, byubaka igihango mu banyamuryango ba Unity Club, igihango navuga ko kizira gutatira. Umutima w'umutegarugori uhora anoza, twasanze ubumwe bwonyine ari bwo bwadushoboza. Unity Club rero ivuka ityo, ubwo kandi nabo twashakanye baradusanga. Unity Club ifite umwihariko wo kubamwo abayobozi nabo bashakanye babaye mu nzego z'ubuyobozi, ariyo cabinet, baba bagifite izo nshingano cyangwa baragiye mu yindi mirimo. Iri hame rigamije gukomera ku bumwe bwacu no kugira abayobozi beza bakomeza inshingano yo gusigasira ubumwe aho bari hose, ari nacyo kuba intwararumuri bivuga. Nuko rero uko igihe cyagendaga kigira imbere, ni nako Unity Club yagendaga ikura mu kuri, ibitekerezo byayo byaguka, ikora ubushakashatsi ku bibazo byugarije u Rwanda, ku bijyanye cyane cyane n'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu njyana imwe n'umujyi umwe, Unity Club intwararumuri ishikamye ku ihame ryo kudaheza, ikomora mu budasa bw'abanyamuryango bayo. Uku kudaheza niko kuranga gahunda zayo zose. Urugamba rwo gusana igihugu cyacu twari dufite byinshi bikeneye kwitabwaho, ariko hakaba iby'ingenzi kurusha ibindi, ari byo yuko abasaga miliyoni bari bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, hari imfubyi n'abapfakazi baramaze kwicirwa imiryango, ababyeyi bakorewe ihohoterwa bikaviramo uburwayi, ubumuga cyangwa ihungabana, abamugajwe n'ibikomere bya jenoside byaba ibyo ku mubiri no ku mutima. Abanyarwanda basaga miliyoni 4 bari bakeneye kugaruka mu Rwanda, kongera gutuzwa no gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibi byose byagombaga guherekezwa n'umutekano, ubutabera no kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Twatangiye gukora ibikorwa biduhuza ubwacu ndetse n'ibindi bikorwa birimo gusura ibigo by'imfubyi byari byinshi, tukumva ibibazo bari bafite ndetse tukabishakira n'ibisubizo. Hanyuma haza kuba n'igitekerezo cyo kubashyira mu miryango. Unity Club bigiramo uruhare rukomeye, ndetse n'abatarabashije kubona imiryango hari abo yubakiye. Unity Club nayita umubyeyi, kubera ko aho ababyeyi banjye batabaye Unity Club yarahabaye. Ibyo nifuzaga ku babyeyi Unity Club yarabimpaye. Baranyubakanye, mfite inzu ndetse baranankurikiranye mu buzima bwose nabayemo. Muri jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma yayo hari ubwihebe. Urabona umuntu amaze gushira ku bantu, abana, umugabo, umuryango, abavandimwe bose barangiye. Nta buzima rero buba buhari, ahubwo haba hari ubuzima bubi. Nari merewe nabi rero, mbese nanjye nibaza abana nasigaye ngo marike. Murabizi ko iyo umuntu akuze asigara afashwa n'abana, ageze mu cyo bita ndindamwana. Bo rero bisanze muri iyo myaka bageze mu zabukuru, n'indwara zimwe zanatewe na jenoside, akababaro, ibintu byinshi byari bibugarije, badafite umuntu ubafasha. Yego n'abandi bose abenshi kimwe b'iryo zina bari mu buzima bubi, ariko ibaze kwitwa inshike. Urumva ako ni akantu dusa naho twari twihariye karenze ku bandi bose. Ndi umunyarwanda, yabaye igitekerezo ngenga cyo kubohora no kubaka igihugu cyacu
kubaho kwacu ni ukongera kugaruka ku isoko muzi y'u Rwanda, ni ukuba w'u Rwanda kandi ukemera n'abo mu rusangiye, ukarubamo rukakubamo. Muri Ndi Umunyarwanda niho havukiye nanone cya gikorwa gikomeye cyo guhemba abarinzi b'igihango, tukamenya ko ubupfura hari abantu babugira ku buryo bubarinda guhemuka iteka. Buriya iyo umurage ari mwiza, abawurazwe basaza neza, bakazahuraga abazabakomokaho nabo bakazasazira mu mudendezo. Turashimira abafatanyabikorwa bacu bakomeje kuduherekeza muri uru rugendo kandi rugikomeza. Dukomeze gushaka ibisubizo by'ibibazo bifite imizi mu mateka agoye igihugu cyacu cyanyuzemo, twifashije ubushakashatsi, tunabirage abazadukomokaho. Nk'Abanyarwanda dukwiriye kubungabunga igihango cy'uyu murage w'ubunyarwanda, tukagisigasira kuko ari umurungu ukomeye u Rwanda rwubakiyeho. Ubumwe bwacu bwubatse intangiriro ikomeye kandi iduha gutwara urumuri rutazima rumurikira abato, maze twese tugakomeza kubaka no kumbatira u Rwanda twifuza. Baze